biravuga iki mu gukunda umuhakanyi? Islam iravuga iki mu gukunda abahakanyi? طيب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. kubirebana no gukunda abahakanyi, ahangaha biraza no kutwinjiza mu zindi masaili. Biraba byiza ko nizi masaili tuzivugaho biiznillah. قال الله تعالى, Allah muri Qur'an aratubwira ati muri suratul Baqara, Allah aratubwira ati wallazina amanu ashaddu hubban lillahi. Iyo aya Allah muri Qur'an aratubwira ati wallazina amanu ashaddu hubban lillahi. Abemera Imana, bemeye Allah subhanahu wa ta'ala ukuri ko kumwemera, mukuri bakunda Allah subhanahu wa ta'ala urukundo ruri hejuru, urukundo ruhanitse, urukundo ruhanitse. Bimaana urukundo dukundamo Allah subhanahu wa ta'ala ruhanitse, kirazira kuruvangira urundi rukundo ukundamo abandi bantu batari abayisilamu babahakanyi, urukundamo abahakanyi. Naam, iki kibazo cyagendana munsi yacyo harimo no kuba abantu bafana umupira. طيب kuganira ibintu by'ano umupira. خير inshallah. Deka naam, nabyo turabikomozaho inshallah. Naam. Rero bavanywe Islam, ndagira ngo tuze kuza no gutandukanya ibintu, buri kimwe tugishyire mu mwanya wacyo, hanyuma tunarebe icyo Ubuislamu bwabivuzeho. Awalan, mbere na mbere, umupira mu Uislamu, gukina umupira, qala ahlul ilm, abamenyi bagaragaje ngo shay'un mubahun, ni ikintu cyemewe mu Uislamu, kitagize icyo gitwaye, kereka iyo hari muharramati ziri muri icyo kintu cyemewe mu Uislamu. Icyo gihe kitaji yantaqi, yani yanqalibu al-hukm ila min al-ibahati ila at-tahrim. Ubwo icyo gihe hukmu yo kuba iki kintu cyari cyemewe, naam, ngo ihita ihinduka ikayita iba haram igihe iyo ibyo bintu byagaragaye yuko birimo muharramati. Dufate nk'urugero, niba tuvuga ngo gukina umupira ntacyo bitwaye, Uislamu bwarabyemeye, ubwo icyo gihe uyu mupira ugomba kuba uri khaliyan min al-muharramat, bigomba kuba iki gikorwa kiri kure y'ibyitwa haram. Iyo byivanzemo haram, uko tujye tubibona, byajemo kubetinga, byajemo kwamamaza inzoga, byajemo kwambara ubusa, byajemo abagore n'abagabo kwivangavanga, byajemo kutubahiriza amasaha y'iswala, byajemo icyo gihe, naam, iki kintu kitakiba haram. Ubwo icyo gihe umupira ibyawo bihita biba haram. Ariko ngo iyo ibyo byose byavuyeho bikitwa gusa ko ari sporo mu zindi sporo, nta zindi haramu zibiherekeje, fahada shay'un mubahun, ni ikintu kitagize icyo gitwaye mu Islam, wallahu a'lam. Ariko rero isi tugezemo kano kanya biragoye kuvuga ngo umupira ndetse n'ibyo tujya tubona mu mipira ngo ni ibintu ngo bidafite haramu yari yo yose. Iyo ugiye kujya kureba umupira kuri TV, wallahi alazim, ndabarahiye mu zina rya Allah subhanahu wa ta'ala, ntuzabura ishusho y'umugore wambaye ubusa, ntuzabura ishusho y'abagabo bambaye ubusa, ntuzabura kubona aho bari kwamamaza inzoga, ntuzabura no kuba n'abari kureba uwo mupira bamwe muri bo amasaha y'iswala arimo arabacaho. Noneho sasa tubishyire muri kino gihe abantu bamaze gucurikiranya ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yagize kamere y'umuntu, aho Allah avuze ati waja'alna al-layla libasa ay satiran, ngo mukuri Allah yagize ijoro kuba umwanya mwiza wo kuruhuka. Hari abantu bari kurara amajoro, bimaana iyi aya barayifashe barayicurika, ibyo Allah yise ngo ni umwanya mwiza w'umwemeramana kwihishira no kujya kuryama no kuruhuka, bo bawugize umwanya wo kujya gupoterezamo, naam, kujya kwangiza umwanya. Wa ba'dhum, bamwe muri bo, iyo yarareba izo mace, la yusalluna al-fajr fi al-jama'a, ntago bajye basari salatu al-fajr muri jama'a mu mbaga.
ubu koko ibintu turacyabyita halal, ibintu turacyabyita ngo ni ibintu tugomba gusunikamo abantu tukanabishishikariza abantu tukanabyamamaza. Ayuha al-ikhwa bavandimwe Islam, noneho sasa hangaha twari dutandukiriye gato ku kibazo, ariko turongera tubigarukeho aho umwemeramana yabazaga ati ese byari byemewe ko umwemeramana yafata urukundo rwe rwose akarwerurira abashirikina ndetse n'abanzi b'Ubuislam? Fahada la yajuz, ntabwo byemewe mu Buislam, wallahi alazim la yajuz, ntabwo byemewe mu Buislam kuba umwemeramana yafata urukundo rwe. Naam, buryo urukundo mu muntu ni impano Allah subhanahu wa ta'ala yahaye umuntu. Kuba wafata impano nk'iyo ngiyo watusrifuha ala ghairi muslim, ukajya kubitwara ku wundi muntu utari umuislamu ubanzi w'idini ya Allah subhanahu wa ta'ala, fahada la yajuz, ntabwo byemewe, ntabwo byemewe. Aribyo by'ibingibi turi kubona bihita binivanga neza n'ikibazo wari wongeye kubaza. Wallahi ugasanga umuntu yakunze Messi, yakunze Ronaldo, yakunze Mbappe, yakunze n'abandi bakinnyi bakomakomeye ku rwego rw'uko abiha umwanya wakagombye kumubera umwanya mwiza wo gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala, umwanya wo kujya gusari nibyo yibereyemo, umwanya wo gutekereza kuri Qur'an. Ushobora no gusanga n'abantu bari kurara ya majoro gutya muri buno buryo mu kwezi kwa Ramadan, barabaga basinziriye muri ya minsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan baryamye, ariko kano kanya barabona yuko kuri bo biroroheje kuba bakora iki, baryama ayo majoro barimo barareba iyo mipira, cyangwa se bashobora kuba bahaguruka bakanaspendinga amafaranga. Bamwe muri bo muzanye mubumva kubera gukunda umupira bagera naho noneho batangira kwisanisha nabyo bakabyiyitirira batazi n'abanyirabyo batanabazi asubana. Uzumva nk'umuntu dufate nk'urugero arimo arashwana na mugenzi we kuri Manchester, sinzi kuri Liverpool, barimo barashwana, ukumva nk'uriye mufana wa Manchester aravuze ati ngo none uzo umukinnyi twaguze, wowe nande mwaguze umukinnyi, wowe nande mwaguze umukinnyi. Bigeze noneho no ku rwego rw'uko utangira kwiyumvamo ibyo bintu no kubyiyitirira no kwishyira mu mwanya w'abatanakuza, ahubwo muzi umukinnyi twaguze, muzi akayabo twatanze kuri uriya mukinnyi, muzi bibana byageze ku rwego rw'uko byamaze kuyatasha mu mutima w'umuntu no gutangira kwisanisha nabyo no kwifananisha nabyo. Ahangaha nibyo Allah subhanahu wa ta'ala yanze, aratubwiye ati walladhina amanu, ikiranga bemeramana ashaddu hubban lillah, urwo rukundo rumeze gutyo baruhariye Allah subhanahu wa ta'ala. Ndabyibuka umwe mashekhi batwigishaga tauhid cyangwa se aqida kuri Mahad rahimahullahu ta'ala, Sheikh Ibrahim, yigeze kutubwira ati kuri we abona ko ikitwa umupira w'amaguru kuri muri no si tugezemo, ikitwa umupira w'amaguru bimeze nk'idini, ngo bimeze nk'idini abantu bagenda bagatakariza mu mwanya, bimeze nkaho ari ryo dini abantu bashyize imbere yabo, bimeze nkaho ari ryo dini abantu bashyize imbere yabo. Bityo n'abavandimwe Islam, kuba umuntu yakicara akajya hariya ugasanga Messi arimo aramuzenguruka mu mutwe, yani nk'isereri, Ronaldo ari kumuzenguruka mu mutwe nk'isereri, akabyamamaza, akabisasanya, akabishishikariza abantu, akabihamagarira abantu. Ayuha al-ikhwa wa Islam, ibi ntabwo ari byo Uislamu bwaduhamagariye. Tujye tuzirikana aya muri Qur'an Allah tubwira ati wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, icyo twaremeye amajini n'abantu, icyo Allah yaremeye amajini n'abantu kugira ngo bagaragire Allah subhanahu wa ta'ala. Ntabwo ari kujya mu mikino, ntawabujijwe gukora siporo, ntawabujijwe kwitoza kwirukanka, ntawabujijwe kwitoza ibintu bigiye bitandukanye mu byamugirira akamaro, ntawabibujije abantu. Ariko iyo byageze ku rwego nkuru nguru turimo turabibonaho kano kanya bani Muslim, abantu twamaze kugwa mu buyobe bukomeye cyane. Nari maze kubitangira ingero, hari abatarimo bararyama salatul fajr zikabacaho, hari abarimo barava gusari salatul isha, hari n'abatari kujya gusarira ku musigiti salatul isha, bakaguma mu rugo ngo ategereje match. Hari n'uri muri profita bamaze gutora adhana, bamaze no gukima iswala ngo ndajya ku musigiti, bagiye mu kiruhuko cy'igice cya mbere yuko bajya mu gice cya kabiri, akajya gusari yirukanka nkuko ku musigiti, akagaruka none akava yirukanka. Bimana ibada zanangiritse burundu bitewe n'umupira, bitewe n'urukundo abantu bakundamo abantu. Rimwe na rimwe nge nzamura n'ibiganza nkanasaba Allah subhanahu wa ta'ala nkabya Imana nyagasani Messi na Cristiano uzabagira abayisilamu,
wenda hari imbaga nyinshi y'abayisilamu, hari imbaga nyinshi y'abantu baba abayisilamu, hari n'imbaga nyinshi y'abantu batungana bakajya ku murongo, nta wamenya. Bari abantu mujye kureba igikundi cy'abantu bashyize ku mugongo wabo bikoreye batanazi n'ingano yabo. Abasaba b'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi nziza cyane, baraje babwira intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamugaragariza urukundo bakunda mu bagenzi babo, babandi bageze ku byiza, babandi bageze naam kubyo Allah yishimira, ariko ngo kubageraho bikaba bigoranye. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam aranjira babwira ati mukuri buri wese yawm al-qiyama azaba ari kumwe n'uwo yakundaga kira hangaha kuri isi. Takhayyal, ngahibaza urukundo ukunda mu Messi yawm al-qiyama mukazazukana mufatanye ibiganza, urukundo ukunda mu Kristiano mukazazuka yawm al-qiyama mufatanye ibiganza. Ayuha al-ikhwa al-muslim, ila aina nadhhab? Turimo turagana hehe? Imitima yacu irimo tuganisha hehe? Rimwe na rimwe ndagira ngo ibingi nabyo mbibabwire, usanga abantu kubera gukunda bino bintu niyo ugize icyo bivugaho baratomboka, batangira kuvuga nabi. Ese mwebwe ibintu byose muzabigira haramu, ibintu byose muzashaka mu byinjiremo, mushake kubyijandikamo, nta gahenge mutanga, ntago mujya mworohera abantu, nta ibi ngibi ndagira ngo mbagaragarize ubuhamya bwabyo muri Qur'ani, aho Allah subhanahu wa ta'ala yagaragaje mu murongo, arimo aratugaragariza yuko ngo abemera Mana ngo iyo bibukijwe baributswa. Mbere na mbere duhere kuri aya aho Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati wadhakkir, jya wibutsa, fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, kubera yuko ngo urwibutso rugirira abemera akamaro, ugirira abemera Mana akamaro. Niba wibona mu murongo wabitwa bemera Mana ni wibutswa, jya wibuka. Nusomerwa aya jya wibuka, jya witonda. Nusomerwa hadithi ujya ku murongo, ujye utungana. Niba koko wibona mu bemera Mana, uribona mu bemera, urashaka kwita umwemera Mana, bagusomera aya nk'izi ngizi zigushyira ku murongo, zigira ngo urusheho kumvira Allah subhanahu wa ta'ala, ugatomboka, ubwo uri umwemera Mana. Ayuha al-ikhwa, ubwo rero mu Islam ibingibi tugiye kujya kubivuga, twasanga abantu bamwe na bamwe baraguye no mu buyobe bukomeye cyane. Hari abaspendinga amafaranga yabo naam muri zino muharramati, bibagije yuko buri kanini na gato yawm al-qiyama tuzakabazwa. Ako twashyize mu mufuka, uko kagiye mu mufuka, buryo kikavuye mu mufuka naho kari kagiye, byose Allah zabitubaza. Tekereza amafaranga umaze gutanga kubera urukundo ukundamo Kristiano, kubera urukundo ukundamo, utanatanga no mu musigiti aslan, utanahereza umwana muto ngo agende ajye kwiga Qur'ani, amafaranga binagoye yuko anakora mu mufuka ngo unahereza umwana wawe mu rugo yishime yinezeze. Rero abavandimwe Islam, umwemera Mana hari hose aributswa. Qala Allah ta'ala, Allah muri Qur'an ati alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah, ese ntago mubona ko hari hageze ko abemera Mana imitima yabo irushaho gutinya Allah igihe bibukijwe, wama nazala min al-haq, bibukijwe bakana habwa dalil zivuye muri Qur'an, bagahabwa dalil zivuye muri hadithi z'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fatala alaihim al-amad faqasat qulubuhum, ngo ntibabe nk'ababandi babayeho kera bibukijwe, aho kugira ngo bibutswe ngo banibuke banikosore, ngo ahubwo imitima yabo yarushijeho kunangira. Waqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun, ibyo ngibyo ngo ni bimwe mu birango bigaragaza inkozi z'ibibi, abangizi. Rero ndagira ngo nkubwire ikintu kimwe muvandimwe, uwo uzibutsa kino kintu agashaka gutomboka, agashaka kuvuga nabi, fasiqun min al-fusaq, iyi ni alama igaragaza yuko ari umwe mu bantu b'inkozi z'ibibi. Gutungana byaranze. Iyo umwibukije ukamubwira ibimufitiye akamaro kuri we, bimwegereza Allah subhanahu wa ta'ala, birushaho kumwegereza uw'islamu, akanga kanangira, jya umenya ngo muri we afite ikimenyetso no kunangira ku bibi Allah subhanahu wa ta'ala yabujije. Rero abavandimwe Islam, ibyo urukundo ukundamo Allah subhanahu wa ta'ala we kujya uruvangiramo uwo ari wese. Nanone niba ngibi iyo tubivuze tukavuga tuti abavandimwe Islam, mwirengagize ibi bintu kubera ko ntago ariho uw'islamu buhamagarira abantu, ntago ari uw'islamu buhamagarira abantu. Twagaragaje ubuharamu bwabyo mbere na mbere. Uri bufungure TV ugiye kureba umupira, uko byagenda kose uri burebe umukobwa wambaye ubusa,
nabo ngabo bari gukina uhereye ku mukinnyi wa mbere kugeza ku mukinnyi wa nyuma ubwambure bwabo buri hanze amavi yabo bari hanze amatako yabo bari hanze urashaka kumbwira ngo halali ni mwaho ngaho turayikura he tuyishyire he no muri usulul fiqh baratubwira ngo iyo ikintu kiri mubah ikintu cyemewe iyo ugishyize ku munzani ugasanga haramu zikirimo arizo nyinshi kurusha halali zikirimo ngo iki kintu kitakiba haramu mu Islam ngo kitakiba haramu mu Islam ugiye kujya kureba umuntu uri kureba umupira ukamubwira uti mbarira halali ziri muri uwo mupira uri kureba dushyire ku munzani turebe urasanga muharramati zirimo arizo nyinshi kurushaho uhereye ku bakinnyi bari gukina uhereye ku nzoga ziri kwamamazwa uhereye ku bafana bambaye ubusa uhereye ku babetinze uhereye uri bushakemo ikintu kirimo cya halali ugishaka ukibure urabyita haramu urabyita halali ushobora kwicara kwa ngo biteye urujijo ibiteye urujijo uwisilamu ntabwo bwakubwiye ngo bijyemo uwisilamu bwarakubwiye ngo bivemo unabishyire kure ahangana naho intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri hadith atubwira ati waman waqa'a fi shubuhat n'umuntu uzagenda akagwa mu biteye urujijo faqad waqa'a fil haram rasul rabihanura nabihamya ati azaba yaguye muri haram rero bavanywe Islam ntabwo ari gukabiriza ibintu ariko namwe munarebaho ibintu bigeze kano kanya ntabwo bikiri bya bindi wanatekereza ukanavuga uti ngo wenda hari icyo umwemera Imana yabivanamo aslan nta n'igihari uretse guta umwanya uretse kwangiza umwanya wakagombye gukoreramo ibyiza wiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala imipira myinshi cyane urebye wenda dufate nk'abari mu Rwanda irimo iraba mu masaha twavuga tuti meza ya tahajjud yo kubyuka mu gasari irimo iraba mu masaha yegereje salatul fajr ubwo icyo nyine gihara abantu batari no kujya gusari ariko mara kureba umupira agahita avuga ati ndumva naniwe agahita aryamaho ntaje no gusari ku musikiti muri jamaa bavanywe Islam muri usulul fiqh baratubwira ati ikintu cyose kizakuganisha muri haram fa huwa haramun inzira yose ma yuadda ila al-haram fa huwa haramun buri ikintu cyose kizakuganisha muri haram kizaba ari haram ikintu cyose kizakubuza kujya gusari muri jamaa ku musigiti iki kintu uzakigira haram kizaba ari haram ndetse baranatubwira ngo muri usulul fiqh ma la yatimmu at-takhallus min al-haram illa bitarkihi fatarkuhu wajibun ngo ikintu kizatuma kugira ngo uve muri haram niba hari impamvu izatuma uva muri haram ari uko ugomba kubanza kureka iriya mpamvu kuyireka kuri wowe n'itegeko niba kugira ngo ube umuntu w'intungane ujya gusari kandi ugasarira ku gihe kandi ukajya gusarira ku gihe kugira ngo ubigereho ari uko ureka umupira ubwo kureka umupira kuri wo bibaye wajibu bibaye itegeko ntabwo turi buze kuza kubitindamo tubifasheho umwanya munini cyane ndetse no kubisubiza biriye umwanya munini ibi nta nubwo navuga ngo ni umwanya munini ni muto ibyo twahagombye kuvuga ni byinshi wenda nge mvuze bimwe ushobora gusanga hari n'abandi bashekhe bavuze ibindi byinshi ushobora no gusanga hari n'abandi bari buvuga ibindi byinshi almuhim ibi byose kumwemera Imana agomba kwigengesera ayuha ikhwa bani muslimu wallahi ndabagira inama nanjye ntiyibagiwe urukundo dukundamo Allah subhanahu wa ta'ala twirinde kuwuvangiramo ibindi bintu byahangaha kuri iyi si by'akanya gato uyu mwanya tuzawubazwa Allah subhanahu wa ta'ala burya ajya kurahira ku kintu uretse ajya kurahira ku kintu kubera ko cyo gifite agaciro gakomeye cyane Allah kurahira akavuga ati wal asr Allah kurahira akavuga ati wadduha Allah kurahira akavuga ati wal fajr arimo ararahirira ku gihe ni kubera ko igihe gifite umwanya munini cyane mu Islam igihe cyakagombye kuba umutungo ukomeye cyane kumwemera Imana ariko nicyo kintu arimo arata muri no mwanya ngo arimo arakunda ibintu bidafite umumaro wari wese. Sallallahu sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wallahu a'la wa a'lam.